Igitabo cyo Kuva nicyo gitabo cya kabiri cya Bibiliya gikomereza ku nkuru y'igitabo kikibanziriza cy'Itangiriro, cyashoreje ku mwuzukuru wa Aburahamu, Yakobo, ajyana umuryango we munini w'abantu 70 muri Egiputa. Ubu Yozefu, umuhungu wa 11 wa Yakobo, yari yaragizwe icyegera cy'umwami wa Egiputa, kandi yari yarakijije umuryango we wose mu gihe cy'inzara. Nuko Farawo, umwami wa Egiputa, yemerera uwo muryango kuza guturayo nk'ahantu baruhukira. Nuko bitinze Yakobo aza gupfirayo, na Yozefu na bene se bose nabo barapfa. Imyaka igera kuri 400 irashira, maze inkuru yo Kuva iratangira. Iryo zina riganisha ku byabaye bivugwa mu cya kabiri cya mbere cy'iki gitabo, Abisiraheli bava muri Egiputa. Ariko kandi iki gitabo gifite icya kabiri cya nyuma kivuga ibyabereye munsi y'umusozi Sinayi. Muri iyi video tugiye kwibanda kuri kimwe cya kabiri cya mbere, aho ibinyejana byatambutse maze Abisiraheli barororoka baragwira buzura igihugu. Uyu murongo rero ku bwenda ushimangira umugisha Imana yahaye abantu bose mu ngobyi ya Edeni, kandi utwibutsa inkuru rusange ya Bibiliya kugeza ubu. Abantu bakeresheje umugisha w'Imana kubera icyaha no kwigomeka, nuko Imana itoranya umuryango wa Aburahamu ngo abe ari we izakoresha mu kugarurira isi yose umugisha wayo. Ariko Farawo mushya ntiyabona Isiraheli nk'umugisha, ahubwo atekereza ko iri tsinda ry'abimukira b'Abisiraheli ryiyongera ribangamiye ubutware bwe. Nuko rero nk'uko mu Itangiriro abantu bigometse ku mugisha w'Imana, ni nako n'ubu Farawo agerageza kurimbura isoko y'umugisha w'Imana, Abisiraheli. Yabahatiye gukora imirimo y'agahato, hanyuma ategeka ko abana b'abahungu bose b'Abisiraheli bajugunywa mu ruzi rwa Nili. Farawo niwe muntu mubi kurusha abandi muri Bibiliya kugeza ubu. Ubwami bwe nibwo shusho yereka by'ukuri bw'igomeke bw'abantu ku Mana. Uko niko Farawo yishyireho ubusonoro bw'icyiza n'ikibi akurikije inyungu ze bwite, kugeza n'aho kwica abana b'inzirakarengane byamubereye byiza. Maze Egiputa ihinduka mbi kurusha na Babuloni ivugwa mu gitabo cy'Itangiriro. Abisiraheli batakambira Imana ngo ibakize iyi Babuloni nshya, maze Imana irabasubiza. Imana yabanje gucurika ubugome bwa Farawo, ubwo umubyeyi w'umuheburayokazi yajugunyaga umuhungu we mu ruzi, ariko ari mu gaseke, nuko areremba ku mazi kugeza ageze mu muryango wa Farawo ubw'amahoro. Yitwa Mose, maze akorera kuzaba umuntu amaherezo Imana izakoresha ngo atsinde ubugome bwa Farawo. Mu nkuru y'igihuru cyaka umuriro, Imana ibonekera Mose maze imutuma kujya kwa Farawo ngo amutegeke kurekura Abisiraheli. Kandi Imana ivuga ko ibizi ko Farawo azinangira umutima, bityo ikazazana guhana kwayo kuri Egiputa mu buryo bw'ibyago. Hanyuma Imana inavuga ko izatuma umutima wa Farawo ukomeza kwinangira. Nuko rero ibi bitugeza ku gice cy'ingenzi gikurikira cy'inkuru, guhangana hagati y'Imana na Farawo. None se Imana kuvuga ko igiye kunangira umutima wa Farawo bisobanura iki? Ni ngombwa cyane gusoma iki gice cy'inkuru witonze kandi mu buryo bukurikiranyije. Ubwo Mose na Farawo bahuye ku nshuro ya mbere, tubwirwa bisobanutse ko umutima wa Farawo winangiye. Nta kigaragaza ko Imana hari icyo yakoze. Bityo Imana imuteza ibyago 5 bya mbere, buri kimwe gihanganye na Farawo hamwe n'imwe mu mana ze zo muri Egiputa. Kandi buri nshuro Mose yahaga Farawo amahirwe yo kwicisha bugufi maze akareka Abisiraheli bakagenda. Ariko nyuma ya buri cyago tubwirwa ko Farawo yakomeje kunangira umutima, cyangwa ko umutima we warushijeho kwinangira. Yakoraga ibyo ku bushake bwe. Nuko bitinze mu cyiciro cya kabiri cy'ibyago 5 nibwo dutangira kumva ko Imana yanangiye umutima wa Farawo. Icyo iyi nkuru isa naho yigisha ni iki? Nubwo Imana yari izi ko Farawo azanga gukora ubushake bwayo, yamuhaye aya mahirwe yose yo gukora igikwiriye. Ariko byaratinze, ubugome bwa Farawo bwabaye ingaruzwa muheto. Icyo mvuga nuko n'abajyanama be bwite batekereje ko yasaze. Bigeze aho nibwo Imana yabitegetse maze icisha bugufi ubugome bwa Farawo, ituma asohoza imigambi yayo yo gucungura. Imana yemera ko Farawo ubwe yishora mu kurimbuka mu gihe yakizaga ubwoko bwayo, kandi ibi nibyo bikurikiraho. Icyago cya nyuma kiraba hari mu ijoro rya Pasika, maze Imana yubika imeza zo kwa Farawo. Nk'uko yishe abana b'abahungu b'Abisiraheli, ni nako Imana yarimbuye abana b'imfura bo muri Egiputa ikoresheje icyago cya nyuma. Ariko inyuranyije na Farawo, Imana yashyizeho icyanzu cy'amaraso y'umwana w'intama. Aha inkuru irahagarara maze tugasobanurirwa birambuye iby'iminsi mikuru ngarukamwaka ya Pasika mu Bisiraheli. Mu ijoro ryabanjirije Abisiraheli kuva muri Egiputa, batambye umwana w'intama udafite inenge, maze basiga amaraso yawo ku nkomanizo z'imiryango y'amazu yabo. Maze icyago Imana yateje Abanyegiputa kibagezeho, amazu yari asizweho amaraso y'umwana w'intama yaratambutswe, maze imfura yo muri irarokoka. Nuko kuva icyo gihe buri mwaka Abisiraheli bagenzereza iby'iryo joro kugira ngo bibuke kandi bizihize ubutabera bw'Imana n'imbabazi zayo. Nyamara Farawo kubw'ubwibone bwe no kwigomeka yabuze umuhungu we. Amaherezo byabaye ngombwa ko arekura Abisiraheli baragenda. Nuko babaretwa b'Abisiraheli bava muri Egiputa. Ariko ubwo bari bakiva muri Egiputa, Farawo yisubiyeho, akoranya ingabo ze maze akurikira Abisiraheli kugira ngo bahangane mu rugamba rwa nyuma. Uko Abisiraheli bambukaga amazi y'inyanja nta nkomyi, niko Farawo yahutaga vuba ubwe yishoye mu kurimbuka. Inkuru y'ibyo kuva isozwa n'indirimbo ya mbere yo guhimbaza iri muri Bibiliya. Yitwa indirimbo yo ku nyanja.
interuro yayo ya nyuma ivuga ko Uwiteka azahora ku ngoma iteka ryose. Iyo ndirimbo ubundi ivuga mu buryo bw'umuvugo icyo ubwami bw'Imana ari cyo. Ivuga uburyo Imana ishimishijwe no guhangana n'ikibi mu isi yayo no gucungura abagizwe imbata z'ikibi. Imana igiye kujyana ubwoko bwayo mu gihugu cy'isezerano, aho ububeho bwayo buzaba buri hagati muri bo. Iyi nkuru imera nk'uko igaragara iyo Imana ibaye koko umwami w'ubwoko bwayo. Abisiraheli bamaze kuririmba iyo ndirimbo yabo, inkuru yahise ihinduka. Abisiraheli bari mu rugendo rw'ubutayu berekeza ku musozi Sinayi kandi bari bafite inzara n'inyota, batangira kunegura Mose n'Imana kuba barabakuye mu buretwa. Bavuga ko bakumbuye cyane ibihe byiza bya kera muri Egiputa. Numva biteye isoni. Nuko Imana kubw'ubuntu iha Abisiraheli ibyo kurya n'amazi mu butayu. Ariko izi nkuru zitera amakenga no kwibaza tuti mbese umutima wa Isiraheli ushobora kuba winangira kimwe neza n'uwa Farawo? Tuzabireba. Ariko kugeza ubu, icyo ni cyo cya kabiri cya mbere cy'igitabo cyo Kuva.